Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu nk'uko mubimenyereye. Amazina ni Twahabumugisha Pacifique. Ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Iki ni igice cya kabiri cy'insanganyamatsiko twari twaraganiriyeho ivuga ngo twigarurire. Ngarutse nje kukubwira ibintu 7 wakora kugira ngo ubane n'Imana neza. Reka dusenga Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe mu mwanya tugiye gufata. Mwami Imana, turagushimiye, tugushimiye izina ryawe, shyirwa hejuru muri byose. Ubereye mwiza abagutegereje, izina ryawe nirihimbazwe. Tugize umwanya wo kuganira nawe, reka uwuduheremo umugisha, kandi umwuka wawe wera akomeze kutuyobora. Nutureba n'amaso y'imbabazi. Ijambo tugiye kuganira aba ari wowe uriyobora kandi uriherekeshe kugira neza kwawe. Ntaba ari twe, ahubwo umwuka wera atuyobore muri byose. Mu izina rya Yesu tubyambaje urakoze. Amen. Tugiye kuganira ku bintu 7 wakora kugira ngo ubane n'Imana neza, cyangwa ibintu 7 wakwizera wagenderamo kugira ngo ubane n'Imana neza, kugira ngo udateshuka ukajya kure y'Imana. Ibyo 7 rero nibyo nshaka kugira ngo tuganireho. Mbere yuko tubivugaho, turifashisha ijambo ry'Imana riri mu kuva ibice byaho ni 23 umurongo waho 22, kuvayo cyangwa iyimuka Misiri, ibice byaho 23 umurongo waho ni wa 22. Haravuga ngo ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Ndongera nsubiremo. Haravuga ngo ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Aya magambo niyo nshaka kugira ngo tuze kwifashisha. Harimo ibice 2 muri 7 nababwiye tuganiraho. Icyo bita numwumvira, warangiza ugakora ibyo akubwiye cyangwa ibyo agutegeka. Muri 7 rero hari kimwe kibimburira muri 7 kivuga ngo kumva ijambo ryayo mu buryo bukwiriye. Kuba uri ahantu bari kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa uri kurisoma ukaryumva ku rwego rukwiriye, ku rwego Imana ishaka kuryumva. Ndumva nkwifurije kugira ngo nuwicara wumva ijambo ry'Imana, ngusabiye kugira ngo Imana igikumvisha ijambo ryayo ku rwego ikeneye kuryumvaho. Icyo ni kimwe muri 7 nateganyije kugira ngo tuzaganireho, kumva ijambo ry'Imana ku buryo bukwiriye. Icyo ni kimwe. Iyo uryumvise uburyo bukwiriye, riguha imbaraga zo gutambuka, kuko ubwaryo ryifitemo ubuzima. Kuryumva uburyo bukwiriye ko uryumva, cyangwa Imana iguha imbaraga zo kumva ijambo ryayo kugera ku rwego ishaka kuryumvaho. Imana iguha umugisha. Ndumva nkwifuriza kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kumva ijambo ryayo kugera ku rwego ishaka kuryumvaho. Icya kabiri, ugakora iby'ijambo ryayo rigutegeka, cyangwa iby'ijambo ryayo rikubwira. Ndumva nkwifuriza kugira ngo ubane n'Imana neza, ni ugukora ibijyanye n'iby'ijambo ryayo rigutegeka. Ntago ari ijambo ry'Imana, ntago rikwinginga ngo rigucishe hirya no hino. Utegetswe. Nimba ushaka kubana n'Imana neza, utegetswe gukora ibijyanye n'iby'ijambo ry'Imana rigutegeka. Icyo ni icya kabiri. Nacyo nkwifurije kugira ngo ukora ibijyanye n'iby'ijambo ry'Imana rigutegeka. Icya gatatu ni ukemera cyangwa ukizera iby'ijambo ry'Imana rigutegeka. Nimba wafashe umwanya wo kuryumva uburyo nyabwo, ukanakora iby'ijambo ry'Imana rigusaba, noneho utegetswe no kwemera ijambo ry'Imana, warangiza ukaryizera. Icyo ni icya gatatu mvuze. Ndashaka kuvuga n'icya kane, kuryoherwa naryo.
ukaryoherwa n'ijambo ry'Imana, ukaryoherwa n'amagambo y'Imana. Hari umugabo umwe wabivuze aravuga ngo umunsi umwe ndi mu nzu y'Imana undutira imyaka 1000 ndahandi. Iyo uri kumwe n'Imana ngusabiye kugira ngo ujye uryoherwa n'iby'Imana ivuganye nawe, kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Ndumva ari cyo kintu nkwifurije kugira ngo ubane n'Imana neza, kuryoherwa n'iby'Imana ivuga, kuryoherwa n'ahantu hicaye umuntu avuga Imana. Warangiza icya gatanu ugakumbura kumva ijambo ryayo cyangwa kumbura kwicara aho bayivuga. Ndumva nkwifurije kujya ugira igihe cyo gukumbura aho bavuga Imana. Nkwifurije gukumbura hano kwicara cyangwa kujya ukaba watanga itike yawe, ukaba ushobora no kuva inaho ugasimbuka ukava mu Rwanda ukajya i Buganda, ukava i Buganda ukajya Tanzania, ugategesha yawe kugira ngo uryumve, ukaryoherwa naryo, ukarikumbura, ugakumbura ijambo ry'Imana, ukaba wumva utamara icyumweru utaryumvise, ukaba wumva utaryama utaryumvise. Nkwifurije gukumbura ijambo ry'Imana. Icya gatandatu ni ukuryubaha, ukubaha naho ryavugiwe, kuba utaryumva utaryizera gusa, ahubwo ukanaryubaha n'urivuga, ukubaha umuntu urivuga cyangwa ukubahira ibyo avuga, ijambo ry'Imana. Kuko usibye ko benshi babihinduye inyito bavuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ntimukarebe ibyo nkora, wagakwiriye kuba iryo jambo ry'Imana rikuvamo wowe waryubashye, ukubaha umutima wawe ugiye kurisohora, ukubaha ijambo ry'Imana. Warangiza ukubaha naho ryavugiwe. Imana ibaha umugisha. Nibyo ndi kubifuriza, kubaha ijambo ry'Imana, ukubaha naho ryavugiwe. Niyo mpamvu ugomba kubaha ijambo. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nagira ngo niwubaha ijambo uzubaha na nyiri ijambo. Nubaho naho ryavugiwe, ntuzatinyuka, ntuzubahuka guhagarara aho wavugira ijambo ry'Imana uzi kudakwiriye. Nkwifurije ibi bintu 7 kugira ngo ujye ubibamo, ubigenderemo, ubikoreremo kugira ngo ubane n'Imana neza. Kuko umwanditsi niwe wabivuze, aravuga ngo ariko nunyumvira wabyukuri warangiza ugakora nibyo nzagutegeka. Ahita avuga ngo nzaba umwanzi w'abanzi bawe. Ibyo byose nkubwiye nubikora, Imana izabana nawe, izaba umwanzi w'abanzi bawe, ibe n'umukunzi w'abakunzi bawe. Nibyo yabwiye Aburahamu mu gihe cyatambutse, iri kumuhagurutsa iwabo, imubwira ibintu azakora, imubwira n'ibyo azirinda, ihita imusezeranya ibintu bikomeye. Iramubwira ngo aho uzajya hose nzajyana nawe. Imubwira ngo uzagusabira umugisha nanjye nzawumusabira, uzakuvuma nzamuvuma. Yasoresheje isezerano rikomeye, avuga ngo muri wowe niho amahanga azahererwa umugisha. Ibyo bintu 7 nubyubaha, Imana izabana nawe, izaba umwanzi w'abanzi bawe, ibe n'umukunzi w'abakunzi bawe, kuko wemeye kuyumva by'ukuri, ukayizera, warangiza ukagendana nayo, ugakora n'ibyo igusaba. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Ndumva ngusabiye imbaraga zo guhagarara mu ibi bintu 7 kugira ngo ubane n'Imana neza. Reka ngusabire imbaraga n'inginga Imana kugira ngo iguhe imbaraga zo gukomera mu ibi bintu 7 kugira ngo ujye ubana nayo neza mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Mwami Imana, gushima imbabazi n'urukundo rwawe, ngushime kugira neza kwawe. Bene data bashiki banjye bankurikiye aho bicaye hariho hose ku mpande zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye, bose bafashe ubahe kugera ku rwego rwo kumva uvuga bakanezeranwa nawe, bakizera ibyo uvuze, bakagendana n'ibyo uvuze, bakubaha ibyo uvuze. Ndumva mbifuriza izi ntambwe 7 kuzitera kugira ngo babe ku rwego ushaka kandi ushima. Nubagirire neza kandi ubaruhure ibyari bibaruhije, kandi ubonereho no kuba umwanzi w'abanzi babo, uba inshuti n'inshuti zabo, kandi ubahire mu byo bakora byose. Baha umugisha no kuba bankurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yawe murije mana y'agakiza kanje, byiringiro by'ubugingo, kumana nanjye n'umutige.